Reka nongere ngusuhuzana ariko nguha n'ikaze uwe mukunzi wacu udahema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro wamaze gukanda subscribe, nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenge inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona mu ba mbere, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Nanone rero nyemerera untize umwanya we mutoya tubashe kuramburira hamwe izi breaking news, dore ko ari amakuru aba yagizwe ibanga, ya makuru utapfa gusanga ku bindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Rero anariyo mpamvu ugomba kuntiza umwanya we mutoya tukaramburira hamwe aya makuru, dore ko reka tubabwire ko ikibuga cyamaze kuba cyacurama hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma gatoya yuko ingabo za Kongo ndetse n'abacancuro b'abazungu ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yihurije mu tsinda rimwe ryitwa Wazalendo, kugeza ubu ngubu babashe kuba bamanuka hariya mu mujyi wa Goma, ariko ibintu bikaba byaje kwibirandura. Reka turaza kubabwira ko drone yo mu bwoko bwa Ske, kugeza ubu ngubu iyo drone ikaba ari iya Uganda, yabashe kuba yashwanyagurikira hariya ku butaka bwa Kongo, nayo yaje kuba yazamura umwuka mubi, dore ko bamwe mu bayobozi batangiye kugenda baterana amagambo mu buryo butandukanye. Turaza kwerekeza hariya mu gihugu cya Uganda, nanone tubabwira uburyo ki General Muhoozi atumva ibintu kimwe na se, dore ko yatangiye kugenda anyomoza bimwe mu byo se yaba yaravuze, ndetse ko hari n'amagambo y'urwango cyangwa se yo gusesereza se yagiye atangaza ku rukuta rwe rwa X rwahoze ari Twitter. Reka rero turambure aya makuru hamwe tubabwire ko kugeza ubu ngubu ni nyuma gatoya yuko ingabo za leta ya kiriya gihugu cya Kongo zimanutse hariya mu mujyi wa Goma, ndetse n'abacancuro b'abazungu, ndetse ukongeraho SADC n'indi mitwe yihurije hamwe ikiyita Wazalendo. Kugeza ubu ngubu bigenda bifatanya na leta ya kiriya gihugu cya Kongo, bamanuwe hariya i Goma, ni mu rwego rwo kugira ngo bambure intwaro M23 ndetse ngo babashe no kwigarurira uduce dore ko hari imigi ndetse n'uduce dutandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikigenzurana n'ubu ngubu utwo yabashije kuba yafata, ndetse ikabasha kwirukankanamo n'abarwanyi ba FDLR n'ingabo za leta ya kiriya gihugu. Kugeza ubu ngubu rero imirwano ikaba ikomeje, ibintu bikaba byaje kuba nabi, dore ko nyuma gatoya yo kuba barasa General Fox, uwo nguwo ni generali wa kiriya gihugu, ni generali umwe mu bagenerali ba ziriya ngabo za demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu M23 nyuma yuko imaze kumwivugana ku munsi w'ejo, haje kuba hazamuka umwuka mubi cyane, aho izi ngabo za kiriya gihugu cya leta ya Kongo zaje kuba zatangaza amagambo akomeye zivuga ko zigiye kwihorera, ndetse ko zigomba nazo kuba zarasa cyangwa se kuba zakivugana umugenerali ukomeye muri M23. Nubwo ibi ngibi ari nk'inzozi kuri M23, kuko M23 yivuga ko izi kwicungira umutekano, kandi ko nta n'agace na kamwe, nta n'isegonda cyangwa se igice cya milimetero babasha kuba basubira inyuma ngo barimo guhigamira izi ngabo za leta ya kiriya gihugu. Kugeza amaginga ya rero ibintu bikomeje kugenda nabi, aho kugeza ubu harimo kubarurwa abantu bagera kuri 43 b'abasirikari babashe kuba bapfira muri iriya mirwano ku ruhande rwa FARDC. Kugeza ubu ngubu M23 nta musirikari n'umwe iratangaza ko yabashije kuba yagwa muri uyu murwano, dore ko umurwano watangiye ku wa gatanu ejo bundi hashize, ari nako ingabo za leta ya kiriya gihugu cya Kongo zabashije kwegura intwaro zikabasha kumanuka hariya zishaka kuba zatera M23, zibasha kuba zamanuka i Goma ndetse zinashingayo n'ibirindiro, dore ko hamanuwe ingabo nyinshi cyane mu rwego rwo kugira ngo bambure intwaro uriya mutwe wa M23, dore ko ari ibintu byakomeje kugenda bigorana mu bihe bitandukanye. Reka rero tubabwire inyuma gatoya yuko drone ya gihugu cya Uganda ibashe kuba yashwanyagurikira ku butaka bwa Kongo. Iyi drone ngo yari iri mu rwego rwo gucunga umutekano wa kiriya gihugu cya leta ya Uganda, dore ko ari drone zimwe zifashishwa mu gutara amakuru ndetse no gufata amashusho ahantu hagiye hatandukanye hateye ubwoba, dore ko ari drone ifite ubushobozi bwo kuba yakinjira ahantu hateye ubwoba ndetse haruhije ndetse hateye inkeke. Kugeza ubu ngubu rero
rero iyi drone yashwanyagujwe n'ingabo za leta ya Kongo, ni mu rwego rwo kwicungira nayo umutekano, dore ko yavuze ko kiriya kirere cya leta ya Kongo cyari cyavogerewe n'iyi drone, ari nayo mpamvu yabashe kuba yahanurwa mu buryo butunguranye. Kugeza ubu ngubu rero umwuka ukomeje kugenda uba mubi hagati y'igihugu cya Uganda. Kugeza ubu ngubu Mugeno Muhoozi, uwo nguwo ni umuhungu wa Museveni anariwe perezida wa kiriya gihugu. Muhoozi rero Kainerugaba yagize amagambo atangaza ku rukuta rwe rwa Twitter, ari nako agenda anenga ibikorwa bya se, ndetse agenda avuga ko ise ashigikiye abantu cyangwa se bamwe mu bayobozi bagenda barya ruswa mu buryo butandukanye. Kugeza ubu ngubu rero tubabwire ko Geno Muhoozi nk'uko yagizwe umugaba mukuru w'ingabo na se, abantu bamwe byatangiye kugenda bibatera ubwoba, bavuga ko bishoboka ko papa we cyangwa se umubyara Museveni yabasha kuba yakongera kumwambura iri peti, ndetse akabasha kuba yamusubiza hasi mu bya gisirikari, dore ko uyu muhungu agenda yibasira zimwe mu mvugo za se, ndetse agenda yibasira bimwe mu bikorwa bya se agenda akora, anavuga ko we atashigikiye se habe na gatoya, dore ko hari na bamwe mu bayobozi b'iri shyaka rya NRM riri ku butegetsi bwa Uganda bavuga ko kugeza ubu ngubu uyu Geno Muhoozi batamwiyumvamo habe na gatoya, ndetse ko batagenda bumvikana nawe mu byo agenda akora bitandukanye. Kugeza ubu amakuru yo agenda agaruka hariya mu gihugu cya Uganda avuga ko uyu Geno Muhoozi atumvikana na se habe na gatoya, abandi mu basesenguzi bakavuga ko ari diplomasi cyangwa se ari kurenza uburari, ndetse ko bumvikana bya hafi. Reka mbabwire